Reka twizere ko mumeze neza cyane. Nk'ibisanzwe twagarutse muri showbiz cyangwa se amakuru y'imyidagaduro abagezweho, tubaha update zitandukanye mu ruganda rw'imyidagaduro. Tugiye kugaruka ku ishimwe ry'umuproducer Prince Keys wakoze indirimbo nyinshi kuri album Colorful Generation ya Bruce Melody. Umuhanga mu gutunganya indirimbo z'abahanzi Prince Keys yavuze ko yishimiye kugirirwa icyizere na Bruce Melody, aho yagize uruhare rukomeye cyane kuri iriya album nshyashya ya Bruce Melody yitwa Colorful Generation. Ngira ngo murabizi iyi album ya Bruce Melody ubwo aheruka kuyironcinga ni album yabaye ya mbere mu Rwanda yaguzwe amafaranga menshi cyane asaga miliyoni 26 zose z'amanyarwanda. Uyu musore Prince Keys yanakoze indirimbo ya Bruce Melody yakoranye na Shaggy izwi nka When She's Around. Ngira ngo iyi ndirimbo murayizi nayo yageze kure cyane, yatumye Bruce Melody amenyekana hirya no hino ku isi, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko dore ko bagiye banayihindura mu zindi ndimi zitandukanye. Hanyuma rero Prince Keys mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cy'igihe yagize ati Bruce Melody ni umuhanzi munini cyane wagutse. Gukora kuri album ye ukaba ufiteho indirimbo nyinshi, iyitiriwe album ari wowe wayikoze ndetse niyo yahuriyemo n'umuhanzi ukomeye ari wowe wayikoze, n'umugisha bikomeye cyane. So bigaragaza ko hari icyizere yangiriye kandi hari n'ibindi byinshi twakora bitari ibi gusa. So urumva ko rero ikiganiro Prince Keys yagiranye n'ikinyamakuru cy'igihe, urumva ko yavuze ko iriya ndirimbo yitiriwe iyi album, iriya ndirimbo nayo yitwa Colorful Generation, ni Prince Keys wayikoze. Ariya ya Shaggy bakoranye ikamamara ku isose ni Prince Keys wayikoze. So ni ikintu kidasanzwe, nanjye reka mvuga ati kongs kuri Prince Keys. So Prince Keys kandi yahishuye ko afitanye izindi ndirimbo nyinshi cyane na Bruce Melody zikiri muri projet bari gukoraho, ariko zitarajya hanze, nyine birumvikana ziracyari muri projet. Akavuga ko ari umwe mu bahanzi bafite indirimbo nyinshi zikibitse ziri gukorwaho muri studio. Prince Keys mu magambo ye yavuze ati buriya sinjya mvuga ku mahitamo ya Bruce Melody ku ndirimbo yashyize kuri album ye. Twari turwanye kuko nari mfite indirimbo nyinshi nziza, n'ubu numva impamvu zitari kuri album. Ashatse mu gitondo yasohora indi album kuko njye nyine mbitse izigera kuri 30 zose zirimo n'izarangiye rwose. Urumva ko Prince Keys we amahitamo ye hari izindi ndirimbo ngo nyinshi cyane Bruce Melody yakagombye ko yarashize kuri iriya album, ariko ntiyazishizeho. Yaranabipfuye na Bruce Melody kuko bari bananiwe guhitamo izijya kuri album. So urumva ko afite indirimbo nyinshi cyane zikibitse nazo zavamo izindi album. So Prince Keys nubwo uyu musore yakoze indirimbo nyinshi kuri iyi album igezweho cyane Colorful Generation, yavuze ko indirimbo yakunze kurusha izindi ari yakozwe na Madebeat yitwa Maya. So ngayo nguko rero, tubashimiye ko mubana natwe umunsi ku munsi, tubashimiye ko mudukurikirana, natwe dukora ibishoboka byose ngo tubagezeho update cyangwa se amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Ni kuri Bikorwa Official nk'ibisanzwe, naho mu zindi nkuru ziri buri kurikireho. Bye.